nindenga hano ibyo bivuze inshuro zingahe umutego wa kagahure Maliza wenda kura Maliza ubu nagupfura ibi byatsi ku buryo mu buzima bwawe utazigera wajya wakintuza urajya garuka wakintuza Chakaho nta soni ntabwo ubundi Maliza umwe waruzi maze ndakorasha no ntabwo ndi Maliza umwe waruzi urabizi neza ndakorasha ngo noneho ibyo wigize ndakwica ibyo wigize gikecuru cy'ururozinga gusa ibyo wigize ninguci ndaje gukorera gashya kurarapfuye kukubera inzozi mbi mu buzima bwawe utazigera na rimwe wibagirwa Ndekora nikuzimu naho kava wiru. Ndekora nta nisoni ko kimeze. Naho nigire hose urashaka kuhankurikira. Sundi nagukora iki gituma unyiruka. Wandekuye. Urusiko ntazigera nkira. Imana ihore hose. Ugira umwaka ngava hano. Urarusezeye ku isi. Uravugisha ukuri. Nsezeye. Ugira umwaka ndenga. Hari bumaze kurenga imitego ingana iki yawe. Uyu munsi ntabwo urenga. Ari shuwa. Hari shuwa mukecuru. Uri kwikura ndetse uko. Ndekora ariko. Uri kwikura. Maliza warozi ntabwo ari wowe wumva. Ndekora mari. Turimo ntabwo bizi. Uracyandeba mu isura bya gutera byo bikiwanyambitse. Ntabwo ari kuvuga igiye kugira. Ndekora. Ngoma zahinduye imisho. Ndekora ariko uri kwishikuza. Ndekora. Kongera guhamagara polisi nkavuga ibyawe byose. Ndekora. Ndekora. Urumvugishaga ugifite iguti ryo. Mari ndekora. Umva rero reka nkubwire. Ndekora. Ugenda ubwire nabo mwakoranye bose. Uri kunyumva ibyo ndi kubwira banza untega amatwi wincigaho. Ugenda ubwira abo mwakoranye bose. Nimba mushaka amahoro muhunge kuko naje ndi dayimoni kukurenza. Ukuzi kuri dayimoni nge naje kubye gatatu. Wakigoryi. Reka naje shatani. Yego bacece. Utariwe. Yego ye. Iminsi yawe yego kaka we. Ugifite wandekuye. Nkure kuri iki? Shira iminsi yawe kurangira we. Nindenga hano. Ibyo bivuze inshuro zingahe umutego wa kagahure. Maliza wenda kura. Maliza ubu nagupfura ibi byatsi ku buryo mu buzima bwawe utazigera wajya wakintuza urajya garuka wakintuza hasoni Maliza hasoni umva byagenze bite ni wowe uri kuvuga gutya vugisha nsanze uvuga murimo munashwana munarwana uriya muri gupfa iki wari urishyura umuntu yaje gukora hano ahubwo niwe nakabajije uramuzi se huko ntabwo muzi avuye haturutse cyaze nongeye kwishimira kubona uvuga cyane nari mbikumbuye mwana ubu buri kimwe cyose ndakibuka oya sinshaka kumenya aho ndi sinshaka kumenya n'ibyo urimo uramukora aho mama noneho Maliza bigenze bite ko nsanze yasize noneho yasize ni kuri ari kuvuga anarwana si bisazi noneho bimuteye arwana ariko noneho nizeye ko yakize imiti muganga yamuhaye yarikoze akoze Sam ndabona warubakiye urugo mu rwa mukuru wawe gutwaye iki se mwana ese byagenze ibikise kugira ngo ujye gutera uwo mukobwa w'abandi ese ibyo ngibyo birakureba wagira ngo tukubwire nuko twabikoze sundi kuco bazo bose ese mukoye Mungu niwe waguteye inda subundi umuntu mwawe ufite ubwanwa abaza ibyo areba Rwanda mwabuze iyo mugwa ni ukuri kw'Imana uyu ubwo se uza kuba ari we wayineye uri kubona hari aho muriye n'akagapeti ahubwo se mutaniye agapeti we ndumva wararyohewe
munyibwirire byabagendekeye bite uretse ubwanwa umurusha bwonyine n'ahandi hantu mutandukaniye genda abona muri bamwe ntari ahandi utazi rero tuzi sigaho handi nihera kayivuga imana rero ahantu biyemera cyane nta n'ikintu baba bashoboye nabo bumva se abona uri kirema banasanga da ntawamenya ngaho ni mutwite simbujije sabe ko utamuha inkuru ari kukubaza cyane ntabwo uri proud yabyo ntese inkuru ari kumbaza ni ihe ubwishingiye kuki ndi kumva ntazi n'ibyo ari kumbaza zamusubize kuri inshuti yanjye swambwiye se ko nari ibintu kugira ngo bikubeho gutya n'ubujiji bwawe byari kugenda gute ubu bwenge ufite igihagararo no mu mutwe wawe bikwemerera kuba warateye inda umukobwa ungana gutya hari igihe bizakuba nkakubwira mwana igihe nanjye nzakubwira twanjye ko ari ugukubita nigendera ko nta se namubwira ntabwo ari we wanshutse kawe ubundi ubwo ntujya urwara mu mutwe wowe nabyibagisha ko ari we wanshutse nari nzi nuko basubika ubundi ubwo nubura nk'akaburo we ndetse ntabwo ari wowe uri kumbwira ngo nimubwire detaye zose ubundi ubwo nk'iyo utinyutse ukavuga imbere y'umugabo mugenzi uri umugabo cyangwa umusore songora rero cyangwa umuhungu iyo utinyutse ukabaza inkirwasore nkawe da ukamubwira ubusa uba wumva nta sona tubayingirwasore naragushutse se nagushukiye ingirwasore irakubyara sundi warakubwira ko nagushutse umva nkubwire niyo mpamvu nzahora ubundi ubwo n'urwaya niyo mpamvu nzahora nifatira ku ngufu urabona hari ikibazo mfite ujya ufata ku ngufu se igihe nawe bizaguteza ejo bundi sharako ariko man ibi byose ni ubugoryi bwawe oya izo nkuru ubundi sawa bamuzi wabuze cyane ukubita hasi man ukigurukira nta bintu by'ingaruka ese wajya ngo njye mera nkawe wirirwa utegera hara ku muhanda abana bakaritse bose bamuzi urabona hari ikibazo igihe bizagukoraho kataye umutwe kaya ubundi buriya uzi icyo bita ribu baravuga ngo reba inkumi bagufunge wese ko batagufunze ubwo we urabona niba bazafunga bafunga nde we uri kumva ariko ndakubwira ufata ku ngufu ubanza yari wagufashe ku ngufu si ubundi kankubaza ubundi ubwo n'ufite imyaka jema mbona ukuzemo mbona ukuzemo urwanyu ruzaba rusekeje twebwe urugo rwacu ruzaba uko mbona urutandese jema mbona uri turaterana ubuse gutya ngo ngira ngo ntago turi seriye uri seriye se nanta kambareka ndumva mbona no kuvuga ndagenda uryamisha umwana wanjye akure neza uryamisha akoze azamu uyu mwana azavuka asanase n'izina ryabwo niba utaronareza zitwa usanase azavuka asa nkawe ushaka umwana ntabwo nzamukumbura ubwo uzamukura agira ngo mere nkawe zabaye ibihusha ibibaza akana kameze nkaho ari akana umuhungu wawe wagiye ubyiwe waba ushaka nigere n'ubyara bisekeye gusa pole ese mwana biti nibutse ibintu byose biba akavuye kuri ndarwana nyine kubw'umujinya tunari mfite ariko ntabwo ndi gusobanukirwa ahantu ndi pe ubona ntabaye mbere na mbere banje gushima Imana ko ngo wahindutse wakize neza wabaye undi muntu so muri make tuva muri Amerika na dade twagusanze aha ngaha yego yewana njya no muri fight nyinshi cyane kabisa abavandimwe batabyumva dada atabyumva ameza kurwana kugeza na n'ubu ngubu ese nageze hano gute nanjye nagusanze aha ngaha ariko ntekereza ko DM ashobora kuba yowe akuzanya DM uramuzi DM ndamuzi ko tutarajya muri Amerika twabanje kubana mfite umufana se yego nese yagiye DM yumvishe ko tuje ahita agenda ko hari ibyaha byinshi agiye akora bituma agenda ava no mu gihugu kandi yarajyaga ambwira ko papa wabo yabataye umva uriya mwana
mbitekereza ko ari nawe ushobora kuba yarishimiye. Kandi si n'ibyo gusa, igikunda afite, ibaze yarageze n'aho atangira gushimuta abana b'abakobwa. Ugiye muvuga ntabwo yabikora pe. Kumva muzi neza gusa ndabizi ko arakara nabi ariko si ibyo bintu yabikora. Rero yumvishe tuje kubera n'ibyo byaha byose yikekaga, arangije twahageze yamaze kugenda. Basi mwarakoze. Ubwo se ko numva nashobora gukomeza kukubona muri iyi sura, wahindura imyenda ugasokoza neza. Nta yindi myenda mfite ariko uzo ndayikura. Hari imyenda nakuzanye ariko ntabwo nigeze nyikwereka, ariko nayizanye muri cya gihe ukinarwaye, ntabwo wigeze uyambaraho ariko irahari, wagenda niyo wahindura nta kibazo. Umva warakoze akazi katoroshye. Ntabwo biba byoroshye, gusa nongeye kwishimira kukubona neza gutya. Thank you too. Ndahindurira kangenda gukora ntari. Ageze igihe ushimwe kuguma muri ibi gutiya. Thank you. Genda uhindure. Ase uramukobwa katinzeyo. Kataza arasoza gukora dushe. Wasoje? Nasoje. Wasa neza. Tutese. Wasa neza cyane. Kandi urakabye. Ase wamubonye. Ase niba byari birimo mwana. 360. Ha? Taka barakubeshya. Shasha. Naza dash. Wow. Kiss. Nubwo umeze neza cyane. Bakoroshye. Subuje bakubona. Ndetse. Nashirigira. Bararya umwe umukobwa wawe. Nashirigira. Sawa nyine turabazisha. Umeze neza. Ngira nyine aho urabona. Hano ubanza amaso yanjye sinzi ibintu ari kureba, uzi ukuntu usa. Ntabwo ngira icyamariza nabaye kamariza. Wabaye kamariza ndakura ahubwo mu kanya uramanuka gakondo. Yahoze arahera ari kumvuye kwambara neza kuko nubwo ntabyo. Urasa neza. Noneho nkunda amakabutura yakwiye. Wambaye neza Severisi. So, then ndashaka gushimira mwana. Thank you so much. You're welcome. Nta kibazo. Byose bisa. Ndashaka gutaha ariko njya guhagarara mukuru. Fe, garuka hano. Ibyo ni ibiki uri muhisha? Ni nani ngiye kujugunya. Wijugunya? Urebe. Turashize mu izina rya Yesu. Kuva ryaretse nk'ibinini by'abasazi. Nani ngiye kubijugunya. Ubijugunyira iki? Umwe ibinini by'abasazi, wabaye umusazi ryari? Oya? Nakoze n'iby'abasazi kuko ntibihindura umuntu umusazi cyangwa ibiki. Ntabwo nigeze mbinywa. None se niba utarabinyweye ubikuyeho ujyanye hehe? Nyine ibi binini ni muganga wabizanye. Kubera ko yarabizanye nyine kugira ngo Maliza azabinywe. Njye ntabwo nashakaga ko Maliza akira. Ntabwo washakaga ko akira? Kubera iki? Mpamvu nagiye nkabibika mu cyumba. Ndivuze ngo nuriya muganga wamburaga wabizanye se? Yego uriya muganga niwe wabizanye. Hanyuma wabiteruye mu buhe buryo nyine? Nyine ni cya gihe njye nifuzaga gukira. Nabifashe nabibika. Ushaka ngakomeza apfe nabi? Washakaga ko mpfa biragira untabaye? Nuko
ukuri mu mbabarire. Imbabazi ko ngushimira nabyo nkoze. ariko bura rero ibyo bintu nabikubwiye kuva kera wa mukobwa Ntabwo nzabyongera. Ni ukuri nawe ngiye kubijugunya. Ngira umuntu yinjira. Agera hano tambuka. komeza uze Wikanze iki? icara ngaho Ese ni karibu utambuka bityo. Sawa mwicara. Maliza yarashyize. Ntiwamvuye neza se narakize. Sinabura n'umuganga mwiza nkawe nkabura gukira. twe ntabwo watubonye se wabonye Maliza gusa Nuko ari we. Birantangaje kubera ukuntu yarameze. Sireko. Nukuri mureke mbabwize ukuri basi.